Twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze ku murongo wacu wa The Economic Updates. Uyu munsi turaganira ku kintu cyitwa Central Banks Repos Rate cyangwa se amafaranga banki nkuru y'igihugu ica andi mabanki kugira ngo ibe yayaguriza amafaranga yo gutanga cyangwa se kuba yakoresha iha abaturage cyangwa se itanga mu nguzanyo ariko mu gihe gito. Ubundi nk'uko abantu benshi babizi cyangwa se batanabisobanukiwe, ariko nk'uko umuntu aguza banki, buriya na banki zisanzwe z'ubucuruzi ziguza amafaranga muri banki nkuru y'igihugu. Iyo ziguje amafaranga muri banki nkuru y'igihugu ntabwo ari ukugira ngo ziyabike, ni ukugira ngo nazo njye ziyahe abaturage cyangwa se abakiriya b'izo banki baza kuguza bakeneye kwiteza imbere nabo. Rero aya mafaranga iyo beneri yatanze nayo hari ikiguzi ishyiraho, yangana na kintu wakibaza uvuga ngo kubera iki banki zica abantu amafaranga y'inyungu, ariko ziyabaca kubera ko nazo ziri mu bucuruzi kandi ikindi nazo ntabwo ziba zayaboneye ubuntu. Hanyuma rero iyo banki nkuru y'igihugu ishyizeho repos rate runaka cyangwa se ishyizeho inyungu ku mafaranga iha andi mabanki ikavuga tugire umubare runaka cyangwa se runaka, bisobanuye iki ku bukungu? Bisobanuye iki ku muntu runaka njyewe cyangwa se wowe? Bisobanuye iki ku mibereho yacu? Bisobanuye iki ku bukungu bwanjye cyangwa se bwawe? Nicyo tugira ngo tuvugeho mu magambo makeya. Twamaze kubyumva yuko central banks repos rate ni inyungu banki nkuru y'igihugu yose ica cyangwa se icaginga andi mabanki y'ubucuruzi aza kuguza amafaranga yo gukoresha mu gihe gito atanga inguzanyo ku baturage bazikeneye. Aya mafaranga aba ari amafaranga atari menshi, ariko nanone agafasha mu gushyira ku murongo imikorere y'amabanki ndetse no gushyira ku murongo bijyanye n'ibiciro cyangwa se gutuma ibiciro biguma biri stable cyangwa se bitazamuka cyane cyangwa se ngo bijye hasi cyane. Mu yandi magambo ni imwe mu ngingo cyangwa se muri tools z'ibanze banki nkuru y'igihugu yose, haba hano mu Rwanda, haba ku isi, ahantu hose hari banki y'igihugu ikoresha kugira ngo ikurikirane inamenye neza imicungire y'amafaranga cyangwa se y'amafaranga akora mu bukungu bw'igihugu cyangwa se muri ekonomi y'igihugu muri rusange. Hanyuma ino rate cyangwa se interest rate iyo ihari, iyo iriho, umubare runaka iriho usobanuye iki? Ino rate iyo iri hejuru, hejuru ni he, hasi ni he, tuzana byo kubireba. Iyo iri hejuru ntabwo byorohera amabanki kuza kuguza muri banki nkuru y'igihugu, kubera yuko amafaranga aba yahenze birumvikana. Urugero rworoshye, mu minsi yashize banki nkuru y'igihugu yafashe banks cyangwa central banks rate cyangwa repos rate, interest rate yayo yari amafaranga n'amabanki iyivana kuri 7.25 iyishyira ku 8.25. Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko yagira ngo igabanye pressure kuzamuka ry'ibiciro mu Rwanda ubu ngubu rigeze kuri 16% nk'uko tubisaba muri raporo z'ikigo cy'igihugu cy'ishoramari yasohotse mu kwezi kwa gatanu. Iyi ngiyi rero ni imwe mu ngamba banki nkuru y'igihugu biciye muri komite yayo ishinzwe imicungire y'ifaranga yafashe, iravuga ngo reka zimwe mu ngamba tugiye gushyiraho tugabanye amafaranga arimo asirikira mu baturage twifashishije kuzamura central banks repos rate cyangwa se cya kiguzi dutangiraho amafaranga duha andi mabanki. Iki nicyo bakoze. Iyo amafaranga yarazamutse n'iki bikora, ari nacyo binasobanuye kuri ngiye, kuri wowe ndetse no ku bukungu. Icya mbere ngo tubivuze haruguru ni uko andi mabanki aguza muri banki nkuru y'igihugu atinya kuguza amafaranga kubera yuko amafaranga yamaze guhenda. Of course rimwe ryinshi ku mafaranga avuye kuri 7 agiye ku 8, bisobanuye ko ikiguzi cy'amafaranga banki zindi z'ubucuruzi zifatira muri beneri cyazamutse. Kubera ko cyazamutse ntabwo byoroshye ko banki za kuyaguza. Iyo niyo impact ya mbere bigira. Impact bigira ya kabiri ni uko n'umuntu uguza, ubwo ni njyewe, ni wowe, ni ikigo runaka kijya gufata amafaranga y'inguzanyo kugira ngo gikore mu buryo runaka bwo kwiteza imbere n'ibindi, kizacika intege kubera ko amafaranga azaba yazamutse. Niba interest rate uyu munsi kuri credit wafataga ari 17%, urasanga birenga 19. Kubera iki? Kubera yuko banki yazamuye, inkuru y'igihugu yazamuye urwunguko ku mafaranga ya banki y'ubucuruzi iza kuza kugira gute, kuza gufata. Icyo gihe biratuma habaho iki? Kwikandagira.
uvuge ngo ntabwo njya gufata amafaranga mu gihe mbona interest rate iri hejuru banki izancaginga, nayo kubera yuko yabanje kugira gute, kuyizamurirwa na banki nkuru y'igihugu. Icya gatatu ni uko no gusohora amafaranga abantu bazikandagira kubera ko ntayahari, ntayo bari kubona uko bashatse, kubera ko amafaranga ahava turahazi ni muki? Muri banki. So iyo atavuye muri banki ngo asohoke ajye mu baturage bayakoreshe ibyo bayakoresha biragora. Ni iki rero bivuze kuri njyewe nawe mu gihe bimeze gutya? Turavuga situation iriho currently iri mu gihugu ni uko interest rate ya banki nkuru y'igihugu cyangwa se amafaranga y'urwunguko banki nkuru y'igihugu isaba andi mabanki mu gihe irimo iyaguriza rwazamutse, kugira ngo barebe ukuntu bagabanya pressure iri ku izamuka ry'ibiciro. So bisobanuye iki rero ku muntu usanzwe? Ku muntu usanzwe ubu ngubu ntago byoroshye ko wajya kuri banki ngo uguze amafaranga uko wishakiye, keretse iramutse ari business iri profitable cyangwa se izunguka mu buryo buri extra, kugira ngo ubashe kubona ukuntu ya interest rate yamaze kuba set na banki ukoreramo cyangwa se ukorana nayo, ubone ko wayishyura ugashobora kuba wanasigarana inyungu kuri ayo mafaranga yawe. Mu by'ukuri rero usanga aricyo bivuze, ntabwo ari igihe cyiza cyo kuba wajya kuguza amafaranga muri banki, ntabwo ari umwanya mwiza wo kuba wajya gusaba inguzanyo, kubera yuko rate biriho uyu munsi biragusaba gusaba imbaraga zindi kugira ngo ubashe kuba wakora covering ya interest rate, ubashe kugira icyo ubona. Muri make icyo nicyo bita repos interest rate cyangwa se repos rate ishyirwaho na banki nkuru y'igihugu kugira ngo ize igabanye inflation pressures muri economy cyangwa se mu bukungu, cyangwa se igabanye izamuka ry'ibiciro riba rikabije mu bukungu, nk'uko situation turimo uyu munsi, haba u Rwanda haba isi muri rusange bimeze, kubera ko tuzi ko turi mu gihe aho hari international shocks zirimo zituma ubucuruzi bw'isi yose buhungabana, bityo bigatuma ibiciro biguma biri hejuru. Ariko nk'uko buri gihugu kigomba kwirebaho kikareba icyo cyakora mu rwego rwacyo, ndetse n'inama mpuzamahanga zikaba bakareba icyo bakora mu gihe intambara zikomeje, kugira ngo barebe ko abaturage babo b'ibyo bihugu bakomeza gusavayivinga cyangwa se gukomeza kubaho. Iki nicyo rero banki nkuru y'igihugu nayo yafashe ishyiraho, nicyo gisobanuye mu by'ukuri ku bukungu ndetse no ku muntu icyo bivuze: gabanya gusohora ibitari ngombwa, gabanya kujya kuza mu myanya itari ngombwa, kubera yuko turi mu bihe byo kwizirika umukanda bidasanzwe, kubera yuko ubukungu mu by'ukuri amasinyari cyangwa se ibitwereka ko bumeze ntabwo bitwereka ko bumeze neza, kubera izo mpamvu tuvuze zose haruguru. Nawe wasanga hari byinshi ubaza ku bukungu, watwegera watwandikira, ntabwo bigoye, kandi wanakora subscribe, wanabwira umuturanyi wawe, kugira ngo tujye tubana mu bihe nk'ibi ngibi, amagambo meza nk'aya ngaya y'ubukungu, tumenye aho isi igana, tunamenye ngo twakora iki nkatwe bireba ubwacu, kubera ko ntabwo ari iby'undi muntu, si ibya banki nkuru y'igihugu yabisohoye, si ibya NISR yabisohoye, ahubwo ni ibyacu, kugira ngo turebe ngo bivuze iki, nakwitwara gute, uritwara ute, nditwara nte, it's up to you, it's up to me. Mwakoze.